Nguhaye karibu. Mu by'ukuri nifuje ko tuzaganira ku bijyanye n'umufomoro w'ikinyamurenge. Nagiye numva ufomora kenshi mu makwe nkumva urabizi, n'abantu ubwabo bakagenda bavuga turiya mugabo ni umuhanga mu bintu byo gufomora. Nakuye rero ikintu cy'iyumviro cyangwa se cy'igitekerezo, ibi bintu byo gufomora bibamwo ababizi n'abatabizi, bibamwo abahanga n'abatari abahanga. Ese ubundi bifite inkomoko, ni ikintu kigira akahe gaciro mu banyamurenge? Rero mbere y'uko wenda utangira kuduha ibisobanuro, wabanza ukibwira abadukurikiye, hanyuma tugatangira gahunda zacu. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Mutebutsi Thomas. Uko bivuze wenda njye siko mbizi, uko bivuze ngo turabizi cyane, bimenywa n'abatwumva, twe ntitwakwikorera evaluation ngo tubimenye. Yongeyeho cy'ababizi cyane n'abatabizi cyane, ubwo bimenywa n'abaza babyumva, ariko twe ni ibisanzwe. Ku cyo wari ubajije cy'amateka y'umufomoro, mu by'ukuri amateka arakomeye kuyasobanura, ni makuru. Abantu bayasobanura mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo abantu bazi, ariko turavuga ibyo tuzi, icyo dushobora gutekereza, kuko nta abantu bicaye ngo babyige. Ubwo abandi nabo bafite ibindi bazi bazakomerezaho bavuga ibyisumbuyeho. Ariko umufomoro nta wamenya ngo avuge ngo watangiye umunsi runaka, kuko si disikuru zitangwa, ni igikorwa, ni ikiganiro cy'ubusabane umuntu asangira n'undi, cyangwa igikorwa mu gihe cyo gusaba, ufite icyo usaba, bigakorwa mu rurimi rw'umuco. Hari indi mizungu umuntu yitokeza mu gitondo, ntiwaza gusaba inifura ngo ushe kumubwire ngo nguriya mujama cyangwa imana, ugakoresha amagambo y'ikinyabufura. Gufomora rero bikaba ari igikorwa njye ntashobora kuvuga ngo gifite aho cyatangiriye, kuko ari igikorwa gikorwa abantu bicaye basabana, ko abantu barafomoraga, habe n'umuntu yagusuye wamuzimaye, iryo zimano rikagira umufomoro. Umuntu yagize ibyago, mukamusura mwitwaje inzoga, ikagira ijambo rivugirwaho. Mugasaba umuntu, mwashatse kuza kumusaba umugeni cyangwa inka, hakaba inzoga uzana, ikagira ijambo ivugirwaho, niryo ryitwa umufomoro. Iryo jambo rikavugirwa mu kinyabufura, nk'umuntu imfura iri gusaba iyindi, reka nivugire kuri iki ngiki cyo gusaba, wenda tujye gusaba umugeni. Mbere yo gusaba na mbere yo gufomora, habaga structure yo kubyubaka, ukaba byubatse neza, ku buryo ndibwira ko mu mpamvu zagwije amafuta abantu bari mu gukora muri ibi bihe, byatewe na structure zagiye zisenyuka. Kuko niba natekereje kuza gusaba umugeni kwa runaka, njyewe ni umuhini, nakeneye kuza gusaba kwa Gasinzira, nturanye n'umugabo w'umusita, nafataga ya mfura duturanye, akaba ariyo dushorane kanje imbere, ikajya kunsabira umugeni. Yagera iwawe nawe, niba uturanye n'umugabo w'umuhiga, akaba ariwe ufata ijambo ry'abagabo mu izina ryawe, akanyakira. Buriya anyakiriye, byabaga byubatse ikintu cya mbere, habaga harimo ukuri, kugira ngo bizirinde imanza izo arizo zose zaba n'iz'amahugu. Kuko abantu mu buzima bw'inka, hari igihe abantu batazigiragamo ukuri kuzuye. Niba ari inka njye kugukwera, kuko hari abagabo, imfura nahamagaye yangiye imbere, tutavukana atari mwene wacu, imfura yanyakiriye ntabe mwene wacu. Rero mu gihe cyo kuza gusaba,
cyo kuzagira icyo nshobora kuzajya kuri manganyaho ntabwo byari gukunda bitewe n'abo batangabuhamya. Ibi yari structure nziza bari barubatse yo gukemura amakimbirane. Gusaba rero kukaba kwari gufite interuro zishobora kugera kuri 3. Iya mbere ni ukwibwira uwo waje gusaba. Nicyo gihe uzumva uvuga ngo kandi iyo wibwira umuntu ubanza kumubwira aho utuye. Habe nubwo mwabaga muziranye ariko muri abahanga muzi gutanga kwandika amabarwa asa. Urabanza ukivuga ukamubwira uti ntuye aha, dutuye aha, ariko tuvukana tuva indimwe. Uko kuramwibwira umwibutsa umuvukano mufitanye, tuvukana tuva indimwe turi bene nyirakivuruga bavuruga icyansi kimwe, mbese nta kidutandukanye. Kabiri, muri iyo introduction ugashyiramo mu kumwibwira ukamubwira ati byanzanye none ntabwo ari ibintu napfuye kurota ngo mpore, ahubwo ndi mu iragi ry'ababyeyi baturaze ngo nidusonza ntitugahemu, tuzagana izindi mfura. Ubwo nawe kuramubwira ko ari umwizerwa iwawe, tuzagana izindi mfura, muri izo mfura baturaze ni wewe. Nidukenera gusaba umuriro waka, ubwo muriro waka mvuze ni umugeni. None navuze ngo dukoresha ururimi rw'umuco. Impamvu nkoresheje ururimi rw'umuco, arabaza bashaka kuvuga ngo umuco agashaka kuwugira nk'icyaha. Umuco si icyaha kuko mu byubatse umuco n'uru rurimi mvuga byubatse umuco, mu bingize bimenyekanisha n'ururimi rurimo. Rero dutaye umuco tuzate n'ururimi, kandi abari mu guta ururimi nabo bariko barata urugingo rukomeye rw'umuco. Kuko hadutuye nge nawe dufite abantu benshi dusa, ariko iza gituma umenya wenda utari usanzwe nuko wumva mvuze ururimi rwawe. Rero noneho muri wa muco namaze kukwibwira aho mvuye, nakubwiraga irya sogokuruza icyo yandaze, yarambwiye ngo sinkibe umuriro waka nzaze kuwusaba iwawe, imbuto muntu akaba aricyo cyanzanye. Iyo ni introduction yo kwivuga. Kabiri, nkamubwira ntubumbona nicaye hano ngiye kuvuga intego, nicyo kigize umufomoro, intego y'icyanzanye. Ntabwo nicajwe no kugusura nk'uko bisanzwe, cyangwa ngo ndiko ndahita inzoga iguteretse imbere, cyangwa amata uko abantu babyumva, niyo kugusaba. Nyuma yaho urashima. Ntabwo ari upfa kuvuga ngo none umpe cyangwa ngo nuko k'imvugo z'ubu avuga ati tuzakuburana, ibi tugusaba natwe tuzabigukorera, tuzakuburira ahari ikibazo, tugutambikira ikirambo cy'ururimi. Kugutambikira ikirambo cy'ururimi ni ukutagira ijambo tugutega, tuguhereho ijana ry'urukundo, icyo uzadukeneraho cyose tukibona. Uwo muntu wibwiye inkomoko n'ivo n'imvano n'aho utuye, no kumubwira icyo waje umushakaho ko ari we kamezamiryango, ugasubira ukanamushimira, numva nta kibi kirabamo. Niwo wari umuco w'umufomoro. Simvuga rero ngo byatangiye aha, kuko aho abantu babaniye barasabanye, aho abantu babereye barasangiye. N'iyo umuntu yazindukaga azindukurutse, abandi barazaga kumusura bakamuzimana. Aho ugeze iryo zimano ntibarinywaga ngo bajyaga bayita ngo ni inzoga y'urupfuko, ngo mwame munywa muhaguruke. Oya, mwaricaraga mugafomora, mukavuga inzoga, mukavuga ijambo rya ya nzoga mumuteretse imbere. Uti tuyiguteretse imbere, ntugire ngo none ni ikindi, ahubwo ni ugushima kwiya kuyoboye, ukagenda amahoro kandi ukabusanza urugo ari amahoro, nawe akabashimira. Rero sinavuga rero ngo gufomora kwatangiye none cyangwa kwatangiye ejo. Ni umuco wacu aho babayeho abanyamurenge baturanye, ntabwo batasabanye, ntabwo batasabanye, ntabwo batasuranye. Aho byakorewe byose ntabwo hatavugiye ururimi rw'umuco. Rero nta nubwo rwacika. Uriciye aba arimo guca umuco. Kandi nkagira ngo nubwo utarabinsaba mbisabeye abantu bari mu kurwana intambara yo kuvuga ngo umuco ucike,
tugeze mu marembera, niba tumaze kunyanyagira ku isi mu bihugu bingana gutya, abana bakaba batari ko bamenya ururimi aricyo kigize umuco, ibindi byagombye gucika, ahubwo byagombye gusigasirwa. Murakoze cyane. urakoze. Hari akantu uvuze kajanye ngo muri no nteruro uvuga ngo kwibwirana, ugiye kwibwira uruje gusabira. Yego. Hazaba igihe ugenda wowe ukagenda mu izina ry'umusinzira, wa mugabo muturanye wambwiye. Yego. Ariko waje kwivuga ukivuga nk'umusinzira, kandi gituma utabanza kwivuga ati ndi mwene nyanaka, ndi mwene nyanaka, hanyuma naje gusabira. Kwivuga navuze, urakoze cyane ku kibazo cyiza. Kwivuga navuze ni ukuvuga interuro y'iki cyicaro kitwicaje. Wenda wa muntu ndimo kwibwira arananza amazina, wenda turanaturanye. Icya kabiri, habe n'uri kwa Musaba baraziranye. Iyo tutajya kubahiriza umuco, twari kuvuga ngo runaka yambuye gupfa umugeni. Si uko rero, mu gihe nateruye interuro kavuga ko ari umuryango wamutekereje, nongere haka kantu. Buriya rero iyo umuntu ahagaze afomora mapagarara y'izina ry'umuryango, ntabwo aba ari njye, ni umuryango w'agasinzira wantu. Impamvu yo kuvuga ko natumwe na data kandi ni umusaza w'imyaka 90, ni ukugira ngo wenda nimba hari ijambo rishobora kuncika mu rurimi, kuko mu Kinyamurenge bavuga ngo umutavu w'ururimi uza utemba ntugaruke. Ejo basigaye bazaze kunsabira imbabazi bavuga ngo abana twatumye mu rugo, muri uru rugo barateshutse, nicyo gituma ngenda ndi intumwa nubwo ari njye mukuru. Icya kabiri kuri cyo warubajije, ni yamfashe nk'umuturanyi, ariko ndimo kuvuga mu izina rya wa muryango naje gusaba, naje gusabira kugira ngo nuko. Okay, waruvuze ko ari biri mu nteruro nka zitatu. Yego. Iyo yari interuro ya mbere. Iya mbere ni ukwibwira. Rero banku yisubiramwo uko mbese wa introduce muza mutangira gute, n'ukenera kubyigana no kwifata ni gute teruro uvuga. Iyo nteruro warurangiye banku yisubiramwo. Niho navuze ngo amateka ni makuru, ushobora wenda ukuba ko nterura atari ko abandi baterura, ariko muri rusange uterura ubwira umuntu ati runaka murakabyara, dore ko mutuye hano natwe tukaba dutuye hakurya hariya, ariko tuvukana tuva inda imwe, turi bene nyirakivuruga vuruge cyatsi kimwe. Bukeye twicaye iwacu turasonza, numvise ko maze kumwibwira ko dutuye ku musozi wo hakurya, wowe urimo kumbaza umunyabiziba, nanjye ndi umunyarutegeka, turuse mu rutegeka ariko turavukana tuva inda imwe, turi bene nyirakivuruga vuruge cyatsi kimwe. Twicaye hariya turasonza, tumaze gusonza tumenya ko iyi nzara ntacyo dutwara uhari, twibukiraga irya sogokuru itubwira ngo nidusonza turamenya. Yasize ijambo kwijibana, ririmo amagambo asa n'agiye nko ubundi abantu bijibanaga n'ababira bacu, ariko si ukwijibana, turavukana dusangiye amaraso. Yego, kubera kuryitiza rigasa naho ryakoraga, ariko ubu si ubwijibane gusa n'ubw'ababandi. Data yatubwiye ko yasize yarubatse ubucuti. Muri iryo jambo mvuze mu Kinyamurenge cy'ubu abana wenda no kwijibana ntibabizi, ni ibintu twakoranaga n'abariya baturanyi bapfurero ababembe, mukijibana mukababira. Ariko mu Kinyamurenge ni ubucuti buhamye, kera barananywanye umwana amaraso akabwita gubwira. Aratubwira ngo yasize yarubatse ubucuti bw'amaraso. Uru rugo tuje gusabamo ni mu bukwe na bwishwe, abari aha ni abakwe, abari hariya ni abishwe, ni mu bukwe na bwishwe. Baratubwira rero ngo asize yarubatse, yaciye inzira, yubatse ikiraro. Aratubwira ngo ntitukibe, kwaruna muhari, ntabwo twakwiba bahari, twaba dukennye bageze avuga umunani muke uzi kujyana kwa nyokoro. Kandi kwa marume tuvuga, niba hari umukobwa wo muri uyu muryango wasabwe muri uyu wundi, uko biri kose twese umwe ni nyirarume wundi. Umunani wose nazana wawunyakirira bitewe n'uko uzi ko nabyutse.
cyane cyane muri ibi bihe by'amage twahuye nabyo. Mm. Nidusonza ntitukibe ntitukihe tuzakuganya. Mm. Niwe kameza miryango, uturema amaguru, uturema amaboko, uduheke, uri umubyeyi. Noneho wamara kumusaba ukavuga uti amaze kuturangira gutyo niko kuko twaje, none mubyeyi ni wewe uzi utubyara, ni wewe data, n'uno munsi wa none twongeye gusubira gukenera kuvuka iwawe, twaje gusaba uwo mugeni, tukaba tuzakuburana ngeze kuri ya yindi ya gatatu yo gushima. Mm. Tuzakuburana tubwire ngo nyuma yo kutugabira cyangwa nyuma yo kuba wenda tugize igihe tutaboneka ngo ugire ngo twakugambanira, ahubwo tuzakuburana, tuzakuburira, tuzagutambikira ikirambo cy'ururimi, tukuvuganira aho utari, tuguhereho n'ijana ry'urukundo, tukakubwira rero ngo usabwe ubyare. Tugasoza nawe akansubiza ahereye muri ya magambo yose nateruye, nawe avuga wamuvukana. Yamara gusubira muri bya bindi navuze, nawe agaterura avuga ati ibyo wavuze ni kuri, turavukana. Akaza kunsubiriza muri rya jambo, ntambwira ngo yego, ngo ibyo wasabye si winano, ngo ibyo wasabye oya, ngo yego. Arabanza asubire muri ya magambo nakubwira ati noneho rero kuko uvuka muri uru rugo ntacyo wosaba gihari ngo ukihabure. Mm. Ubwo deje urumva ko ngiye gusubizwa, nasubijwe ikibazo cyane. Akakubwira ati amarembo aruguruye, irembo riruguruye, kandi irembo iyo ryuguruye urabizi ko irembo ry'umugeni iyo ryuguruwe riba ari irembo rinyura inka rikazasohoka umugeni. Ubwo ni ukukubwira ngo kaze, ntawe usubira inyuma ukajya kuzana inyambo. Mm. Yagera hariya ukabasaba gucanira, kandi kiba gihari, ntabwo ari ugucanira, ni ukukenyegeza. Ndavuga se ngo urugo rwa runaka rubaho rutagira igicaniro? Oya, n'amarembo aba yuguruye wenda, ariko nyine barugurura tukinjira. Iyo bakugururiye bagutereka intebe y'abakwe. Mm. Ugasaba nk'umukwe, bakicara ku gicumbi cy'ababyeyi bakagukosha. Hari amagambo wakoresha akomeye wenda bigoye kuyumva, nk'iryo ryo kuvuga igicumbi cy'umuco, nk'iryo yo kuvuga ngo barakugururira. Wazaga se bakwiteguye, waturutse hariya bakubonye bagakingura ayo marembo, cyangwa ni amagambo gusa akoreshwa mu mvugo ariko wenda mu ngiro bitandukanye? Kuko kuvuga ngo barakugururira, bagucanira igicaniro, ni amagambo akoreshwa mu mvugo ko numva ari amagambo. Sawa, urimo kubaza neza cyane. Ngira ngo wumvise ko naje gusaba umugeni. Iyo banyemereye, niho nakubwiye ngo ntibambwira ngo wi ya materime ya nyuma gusa. Niho navuze ngo umuco ntugacike, umuco ntugacike. Niho nawe asubiza akambwira ngo ntacyo usaba muri uru rugo gihari, ngo ukibure. Amarembo y'uru rugo aruguruye. Yego, gusa urashaka ngo uvuge ngo geti? Amarembo aruguruye. Iyo marembo yuguruye, kuko tuzi ko abakobwa bacu basabishwa inyambo, ubwo nawe usubira inyuma ukazajya kuzana inyambo zinyura muri rya rembo, kuko irembo baba ryuguruye. Mu gihe ryuguruye rero, inka igana ku gicaniro, urugo rwa runaka zari rufite igicaniro. Sinzi, twavuze ku wansabye by'umufomoro, ntabwo twavuze amakuru y'inka. Inka mu muco wacu w'ikinyamurenge, inka abahanga bo kubisobanura ntabwo ari inyamaswa, izirenga naho yitwa itungo, ni umuvandimwe, kuko tuba mwaranywanye nayo. Turi kumwe, nubwo byamaze gukwira hose, ariko twebwe inka munywana nayo, akaba ari isabishwa umugeni. Mu gihe rero yakuguruye irembo, ukamenya ko abageni bo kwa runaka atari ukupfa gufata ngo baterere, si ukugura. Abantu bo baza bumva ibintu ngo gukwa, ngo none ngo kubaye kugura. Oya, ko ndagukosha, kandi kugukosha ni wewe biriko bihesha agaciro wowe kosheje. Byabaga bifite ibisobanuro byabyo kugira ngo ejo uzabyara batazitwa nkuri. Iyo umuntu atakwaga yabyaraga abana bakitwa nkuri, bazagira izina. Uwo mukobwa nagera muri urwo rugo azagira icyubahiro cye, kuko ndamukosha namurongoranye, abo umukobwa warongoranye.
ayo magambo ukoresheje wenda uhereye kuri kino co gusaba umugeni yego ahandi baza bakoresha umufomoro hatari ugusaba umugeni ni ahubwo se ni hehe utakoreshwaga haba umuntu yazindutse akazindukuruka cyangwa ageze aho yageze aje kuzimanwa ndaye iwawe uranzimana urafunguye utumije amazimana kera yabaga ari inzoga nimba ariyo soda ya none turimo kugeraho bagakubitaho mu kanya nuko ariko yaterekwaga umuturanyi akaza akamenya ko iwawe haraye umushyitsi si mu mujyi twabaga dutuye ku musozi ntabwo narazaga umushyitsi ngo umuturanyi areke kubimenya wenda aranarara ari umukwe tutararana ajye kuraramo iwawe dufite icyo dupfana bituma tutararana uwo muturanyi rero agomba kumenya amakuru mu gihe yamenya amakuru araza kumutaramira mu gihe yaje gutaramirwa ntabwo haburaga izimana iryo zimano ryabaga rifite umufomoro ihereye kuri wa mufomoro ya introduction nakubwiye ko tuvukana hose ku mifomoro yose ni iriya introduction uhera ku muvukano muradutekereza muza kuturamutsa aho uraye wisange ni hahandi umuntu ashobora kuvuna umukenke akiyongeza undi turi kumwe mumushimire ko yaje yagezaho nawe aterura ijambo asubiremo ko muvukana muva indimwe iyo arari yabatekereje none yaje yahagaze yasanze muri bazima muzaduhorere gutyo kuko babaga kera aho babaga bashaka kugira ngo bakeshe barare bamwe hari igihe yagaze ajya gusoza akababwira ngo mugume muzanye bagakoresha ijambo atari gukoresha hari ryagaze rivuga ngo mwindanire uhabwa rubi ngo mugume muzanye ngo ariko habaye ari n'aha hose habaye ari aha turabashimiye turabashimiye kuri ibi ntabwo barerekaga gushima kabaga ari akantu akubisemo kugira nyine ngo bagume bazane baraba ariko nubwo byarese ntabwo amazimano yobo aho umufomoro urahaba kabiri wagize ibyago nzanye inzoga y'indobo ntabwo nareka kuza kwivugira ijambo gusa yagiraga ikibazo bari bashyizemo ijambo ngo ntibagaze babashimira uwayizanye ariko bwari uburyo bwo gutinya urupfu none se ngo amushimire ngo amubwire ngo azamuhorere gutya yavuze ngo azamuhorere gutya biba bisa naho azahora apfusha ariko bose n'uwo bivuga niba uba wishe abantu ntibashize ahubwo ugize imana wabona ugusura ukanamubwira ngo uzamuhorere gutya n'ibintu makumyabiri uzahora usura ariko iyo niyo itaragiraga iryo jambo ariko nayo interuro yayo ni yayindi boje mexikize ntaza kubeshya ariko ndibwira ngo nayo ntakabyara menya itaragiraga akabyara sinzi ako kantu mbaye ngasize muri entre parenthèse nanjye ndi mutoya hanyuma ikindi mbaza ku bijanye n'izo kubera iki ntawe uzabisabira umugeni ni wa muco wa rurimi rw'umuco mwiza harimo ikintu cya sosiyete kubana n'abandi mu bundi umuntu ubana n'abandi ntiyicira urubanza mu bukwe umuhungu utari mu gukenera pari nuko atukujyana mu kanisa ngo yigarure nuko atumenya kwikorera ikoti cyangwa ngo arigire n'amarene ariko ndagira ngo muzi ko muzamukora kariya kantu kandi pari n'amarene baryoshya ubukwe noneho bakagira n'ababambariye mbaho tubireke gutyo ibyo ntabyo twe twari dufite ariko kandi mu buryo bwiza bwo kubana nuko washyira undi muntu imbere harimo akantu ka sosiyete arabusaba byerekana ko utibana ubana n'abandi n'ubu usanze nawe kugira ngo akwereke ko ari umuntu ubana se iwe arabumba aragure araza gukwerwa yisabwe umugeni yisabire nk'aho atabana n'abandi ni igikorwa cyiza cyo kubana n'ubusabane nubwo cyarimo ya gardefu navuze kera bakoreshaga yarindaga imanza ubu ngubu mu byaducize nuko umuryango usigaye uhaguruka famiye igahaguruka ari famiye yonyine ikagenda igasaba iyindi famiye nta wundi bwoko burimo n'ejo banagirana ikibazo rukabura gica bishobotse ni ukuvuga ngo mbere babikoraga birinda amazimwe nacyo cyari kirimo nubwo batabikoreshwaga n'ibyo ariko na menshi si amazimwe
amakimbirane nubwo batabikorerwaga n'ibyo ariko byabafashije kubibarinda kuko hari ibintu udashobora kwicaza abandi bantu bose ngo nujya gukora amakosa nk'aya utinya n'izo mfura zindi za washoreye none se washoreye y'indi mfura uyibwira kujya kubeshya mu rundi rugo ntanakubaza ati se wanzanye ngunze kugusabira umugeni nidushika tubeshye nka ngo ntayihari kandi ihari noneho ni nko kumwambika ibara n'uyu wundi nabo iyo musabiye bagiraga umuco wo guhisha indongoranye cyangwa akazimana wa mugabo hakabaho umuhindukirana akamubwira atoya uyu wa n'umwana wavutse mu rugo kandi ntiyayimuhishaga yabaga yizi n'umuturanyi byari byiza cyane bishobotse n'ubu abantu bagenda babigaruka ikindi wenda tugana ku musozo kuko ni ikiganiro kizagenda gikomeza nari nkeneye ngo ugaruke kuri aka kantu ko uyu muco wo gusaba fomora musaba n'abageni nkeneye kumenya ariya ama etape ukuntu yazaga akurikirana kugeza wenda umukobwa bamuzanye mu rugo ushaka ugere abyaye bagiye kumuhemba uhere kuva asabwa ugenda ugere byibura abyaye bakaja kumuhemba byazaga bigenda gute etape ya mbere ni ukuza gusaba umugeni niyo etape ya mbere kandi umunsi yazaga ni gake waje gusaba yatahanaga igisubizo kuko nta yandi makuru babaga bafite bagaza bamubwira ngo genda turakwiga bakagenda bakamwiga ni ukuvuga ngo byo bitandukanye n'ibi by'ubu ubu nyine baza gusaba ba nyiri bwite umukobwa n'umuhungu barabirangije bakabaha amakuru n'ibyo ntitubigire bibi byahaye abantu uburenganzira kuko baba bavuganye muza baziranye banabwiye ababyeyi tureke kubisubiza inyuma ngo bisubire iyo hirya ariko ko byakorwaga mbere hari igihe wazaga nta yandi makuru azwi keretse wenda se w'umuhungu afite nk'umuranga wamurangiye umugeni cyangwa baraturanye aranamuzi ariko nubwo yabaga amuzi ntabwo wazaga uwo munsi mutahana igisubizo baragendaga bakakubwira ngo ngenda turacyakwiga bakiga bagahamagarana runaka yaje gusaba umugeni hano habe nubwo waba guhasanze ba runaka turi kumwe ariko ntabwo utagira abo bavukana yaravugaga tereka akamenyesha abavandimwe ati runaka yaje gusaba umugeni muri uru rugo igisubizo kikaba yego cyangwa keragaho mbere yacu njye nanjye ntabyo nabonye hari ababaga banafitanye ibyo bapfa akavuga ati runaka yakoze ibara aheruka kudukorera igitangazo cyangwa runaka wo mu muryango wawe ntagomba kubona umugeni muri uru rugo turamufashe bazabanze baze basaba imbabazi ariko ibyo nanjye nasanze biri ko bishyira biri kumwe nimba hari uwakoze nabyo byakumiraga amakosa kuko niba ukoreye ikosa uyu muryango ejo iwanyu muri famiye niba bajya gusaba umugeni ahandi bazabafata kuko batutse umuntu runaka bati nta mugeni tubaha bagaza ubushize yatutse runaka wo mwene data wacu wiriya hirya bati umugeni arahari ariko hari ikibazo runaka yaratukanye muri uru rugo hagasabwa kwabanza kuza agasaba imbabazi bagatanga umugeni nta ngingimira nta kantu kari mu muryango ni ukuvuga byarashobokaga ko n'umugeni bakamuhabwa hapana ngo byarashobokaga bageze bababima wowe utaranakoze icyaha wewe cyarakozwe na mwene wanyu ariko ari ukugira ngo basubire bavukanishe imiryango dusubiye kuvukana nta ribi rihari hatazagira umuntu uzagenda akora amakosa hirya no hino ndagira ngo kurabyumva iyo ari etape ya mbere bagusubiza ubwo urabyumva ukaza ushoreye inka yo gufata irembo n'inzoga yo kuyishitsa iyi nka iyo yazaga ikama kera wazaga wayikinze washika hariya ukayinikiza ukayikama ukavugira kuri ya mata ukabwira uti iyi nka nimba ari igaje ari ibihogo byaje muragirire ku nzira n'ibihogo byacu namwe ntimugire ngo wenda hari uza kubakurikirana ngo twayibye cyangwa n'iraya hitambuka yaba idakama akazana inzoga yo kuyishitsa amata yo gushitsa iyo bayituru ya kabiri gukinga ku batabyumva b'iki gihe ni ukuvuga gute inka izikingwa gute ni inka yonsa bazaga mvuge ko ari uguhomera
ni ukuyihomera. babaga bayihomeye ariko bageze hariya bakayinikiza kugira ngo ize kubakamira. Mm. Nivuye hafi. Mm. Hari n'igihe nabaga nshatse umugeni njyewe ntuyikure ngatira inka ku muturanyi hano mwene data wacu cyangwa umuvandimwe kaza nkayigira ariko biba bizwi ko ari inka natiriye mu gihe iyanjye iri kure biba bigaragara ko rya rembo narisabye narifashe purito nikabaye kabiri gatatu hongera kaza gusaba isezerano yo gukoshanya umunsi mutwitegure iyi ni inzoga yo kuza kubasa umunsi wo kuzaza kubamurika inyambo umunsi wo gukoshanya. Nikabaye gatatu bwaca kaza ngiye gukoshanya namara gushika iki nacyo abantu bari mu kukibaza kaza mfite inzoga ndazivuga hari inzoga hariya y'abagera abagera n'urubyiruko kuko si abasore ntibaje mu bukwe bwa mushiki wabo ntibicaraga ahangaha ngo bagire gute inzu ni ntoya ariko abasore baricara hariya n'inzoga yabo baguma inywera hariya sawa. Hari inzoga ni ukuvuga uburyo waje aje gukusanya yazaga azana inshuro ya gatatu ituru ya kane nahawe isezerano ryo gukora uri kumwe nazanye inzoga reka nzigire zitatu kazana inzoga y'abagabo ngiye kuganirira hariya abagore ababyeyi ba nyina w'umwana benshi nawe yatumiye abaturanyi baricaye hariya mu mbere ngafata n'inzoga ikajyayo zikaba zitatu. None umunsi abantu bari kuzitanga bamwe bakavuga ngo babaciye inzoga nyinshi ziriya nzoga zitatu zibaho bakicara mugakoshanya ukababwira inka wazanye. Ibyo rero ntitubisubiramo abantu barutanyaga iminani ariko nyine kuko bashakaga gutarama bageze banazitindamo kandi hakaba umuco wo kuzihisha bene ibyo ariko akabagiye turi yo gukoshanya bakoye baraturongoranya tugataha twose tukazi turi yo gusaba isezerano ryo guhekerwa bwa byanone. Iyo ni iya gatanu. Iya gatanu turi ya gatanu tugasaba isezerano bakariduha tukagenda tukitegura bakazaza bacuye umukobwa bamara gushitsa umukobwa ntabwo urumva ntitureka kubaza Imana nabo ntibareka kudushikiriza umugeni gute se none se umugeni twaje gusaba tugize ayo maturu yose tugenda ko arava ku musozi aje ku wundi bame bazana gusaba aterera aho ngaho baririmbye nihera mu kanisa nibarangiza yego yaje ku kanisa ariko kandi umuryango wa runaka bibe bya bindi bavuga ngo akira amata nyawanga ngo terera umugeni ntibamuterera. Hari umugabo waje amushoreye umushikiriza umugabo umushikiriza situ plutôt umushikiriza undi mugabo famiye ni famiye yamuzanye imuhaye indi famiye. Muri iki gihe cyacu abantu barabaye bakristo bakobwa basigaye bacuru icyo gihe bazaga bikoreye n'ibyambikwa bye nabyo ukabirubura iyo turi karangira bwacye hakazaba kuza gutwikurura mukoza muzeko niko wumva bakaza bikoreye imitwo ariko bakazana n'umuntu w'umugabo n'inzoga yamara gushika bagatwikurura umwana nyuma y'igihe. Uwo mufomoro yazaga afomora yashitse aho yateruraga kwa kundi wateruye uje gusaba. Interuro ni imwe mwaraje turavukana tuzindi tubaye twicaye tubona muraje mutaka inzara turabahugururira muradukwera turabakosha yego turabarongoranya nyuma yaho muza gusaba guhekerwa turabahekera umugeni turamubashikiriza ariko nanone twaricaye dutekereza ko tugomba kuza tukabira mu rugo umwana yubatsemo. Ibi mubona biteretse ahandi ni ibirongorano nabyo twikururwa bye natwe kugira ngo turebe aho urugo umwana yagiyemo mwumvise. Nyuma yaho wavuze ngo kugeza byaye kubyaraga biratandukanye hari ababyaraga ku mwaka arabagize ariko tugaruke abakobwa bageze igihe cyo kujya kuramukanya kuramukanya nta wageze umuherekeza aragenda ariko nyuma y'ikindi gihe hakaba igihe cyo kujya gutinyuka iwabo. Yatinyukaga ari uko yabyaye wese utabyaye bo ntibatinyutse nyuma y'igihe runaka agahaguruka akagenda akajya gutinyuka hakahaguruka umugabo nanone ugenda amushoreye cyangwa akagenda akagerayo bwacye wa mugabo akaza ati umuntu yaraje yarakumbuye yaje gutinyuka akagenda akagira igihe bakagura ibirongorano
ibirongoranwa bikagurwa bakazasubiraga bakamuzana nk'umugabo kandi agasura agashyitsa bya birongorano byose akabirubura na wa muntu akamubashikiriza. Tugerega kuri icyo gumye gukurikira ku kubyara yagira umugisha wo kubyara nanone iwabo bagasubiraga bakaza n'ibyo bateguye byo guhemba umwana, habaga harimo ingobyi n'inkongoro y'umwana bagahemba. Ubwo sinavuze ko n'ingabire ziriko ziratangwa cya gihe cyo kuza gutwikurura umwana, nkumva ntiboza gusura urugo rw'umwana ngo bareke gusiga barugabye mu inka za zindi turi mu gutangira hariya ku nani mu mareception igatangwa. Byaba ngombwa habaye harimo ubushobozi cyangwa butabaye biterwa n'uko abantu bari bashoboye, ntabwo ari itegeko. Habe n'iki gihe cyo kuva gutinyuka abaye hari igihe utangwa ariko itanabaye nta tegeko ryari rihari. No ngaruka kuri iki cyo gutwikurura yabyaye hari igihe yagiraga gutya byaye rimwe kabiri bakamuha inka bageze banayitiye urugori, ariko nta tegeko ribihana, hari abatarazibonye. Ngaya makuru numva twasoza. Urakoze cyane, reka ducumbikira aha ngaha. Yego, abakunzi bacu nibongera kugukenera nzongera ngaruke, kandi uzatwemerere nyine, kubera ko abubu nyine bafite amakuru atandukanye n'ay'igihe cyanyu, kuko urebye ibyo byose uvuze ubija, ariko hari n'ikindi kiganiro tuzokora noneho iby'ubu nyine. Urabona ko iby'ubu nyine uburyo bikora ibyo bintu byose bavuze bazaga bazi ingendo zingahe, ubu nyine birakorwa rimwe, bigakorerwa umunsi umwe, ugasanga hariho nyine nubwo harimo ikintu cya civilisation, ariko nanone hari bimwe biza ukabona nyine ntibifite isura. Sinzi ko watwemerera tukazakora ikiganiro noneho kuri iyo mifomoro n'ubundi y'ubu. Sinzi wenda reka tube tuvuze ibya none, ibyo ni ibindi, ariko nabyo ntabwo twabirwanya kuko igihe dufite ntikitwemerera ko abantu bakora izi ngendo zose. Turi mu gihe kandi tutagomba kurwanya. Nibakoresha igihe gito ariko batagize ibyo baca hejuru, babikore byose, igihe kibe gito ariko bikorwe byose. Ikibazo ni ukubona igihe cyabaye gito bagasimba umuco bakagira icyo bata. Umuntu yakora igihe gito ariko agakora byiza kandi byose. Njye nicyo cyifuzo cyane. Urakoze cyane Pastor, reka ducumbikira aha ngaha, ubwo nitwongera kugukenera uzatwemerera rwose wongere uduhe ikindi kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turashimira. Yego.